Yes, yale mikode number 1 shata bila kudiva konkla bombu klatinaje. Turi Jomo Kenyatta. Turi Jomo Kenyatta big energy. Fatira kano kantu ugirijwe riba hasi wowe. Je turasharinga na yunguye akangaka twegerane. Ndashaka ko cameraman uhera hasi inkweto zabo. Please. Please. Izi nkweto. Ndagusuhuje aho uherereye hose mu mpande zine z'isi amahoro y'Imana akomeza abana muri Rwanda zawe zose urimo turi Jomo Kenyatta International Airport cyangwa se turi kuri Super Metro ikibuga mpuzamahanga cya Kenya duhagaze muri kono kuna ari heza twagerageje kuhagara hari view nziza ndi kumwe n'abagore banyu cyangwa se abakunzi banyu babasetsa cyane bakanabasusurutsa turabaherekeje babonye imyanda iri muri Kenya batoyigomamo bafashe rutemikirere barigendeye uyu munsi garimo Aline umeze gute kuri uyu munsi uyu munsi ndiyumva neza akwi munsi mu bayomu abantu nuko tumeze neza hari ukuntu twe turambiwe no mwuka bavuga ngo tugende nyine turebe ko abandi bahumeka nabo so niyo mpamvu ndashaka ko inkweto wambaye bayibona iyo nkweto wambaye yitwa gute yitwa gute iyo nkweto wambaye yitwa gute ntabwo nakwirwa nyivuga izina from UK papa ye baba ndashaka ko ungaragariza na Queen inkweto yambaye atubwiye izina ryayo ntago nirwa nyivuga ya mikoro irivugira yitwa gute iyi nkweto z'ubunda yivuga ni utayi nta musirimu utayizi wambaye neza cyane inkweto nziza simple but sure ngurire mugiye Kigali mu biki sasa naenda tunagiye mu bukwe uyu ni umugeni look the bidiarus ni umugeni ine uyu ni umugeni ngiye gushyingira rero iyo umuntu agiye gushyingira agomba kwitwara ate agomba gusate agomba kwambara ate agomba kwitwara ate iyo washingiye uriko migazo nkubwiye ko ndagutegera ngo ni ugiye kumushingira ubaye nyine myandi magambo naravyaye kandi ndakujije ngiye cyo gushingira so mwitegura ubukwe bwiza bushushe busa neza busa hera ngo ibi ngibi ntimubirebe ngo twamba iyi ni t-shirt isanzwe sibye n'ikirato from UK ariko ibintu bigomba kuba byiza ariko biri civi z'abasirimu hari ukuntu nyine udashira bya bikabyo nyine wambare ngo hano ngo biri simple ariko bazabita mu Cyongereza ngo ni simple but sure iyo uvuze ngo ibitaye busirimu uba ushatse kubwira abantu kwambara ubuntu budahenze ariko bikubereye isi bagomba hari nk'ibintu by'isiri bya tatu ugura ibintu bitatu bakakongeza kimwe uraguriwe nawe bavuze ngo hari ibintu uzugura isiri hara birahaba tuvuge nka utaya moja kila kitu ni 200 uri kwiyumva gute kuri uyu munsi kuko ugiye sinovugira hejuru hari igihe gacigeze kuba barambwira ngo umunsi gucya nzogeza imyaka 5 mu rugo ngo haje ngo nzoita ngo zagora senyuze oya nugeze 5 za uri umugabo urugo ntago ruzageza 5 none ku myaka 5 ko ndaje gusezerana mu mategeko mwari muri testing mwari ko mwipima ngo muri ibariko bipima ngo barebe mu myaka 5 tuzoba ruhari none mu myaka 5 nibwo tugiye kurushimangira nibwo rutangiye noneho neza cyane ndashaka Ali ndashaka umubitira ka message abanyamurenge basigaye muri Kenya baba YouTubers kwishurira we daily babakura abafana n'ubwoko ki niko bizabivuga abafana mwe mukorera ku amarobo dukorera mwe murebwa n'ibiti mugira abafana babatunze buri ndahwereye abafana n'abakeneye ndanesha yes ineza arafasha kivuga ni cyiza abana neza mbabara nyerekane uwo mugabo kunti yambaye agastress keza twako tuvuga gute bambaye neza baraberewe twako tuvuga gute none neza ambwiye ngo nta kujya mu ndege ngo wambaye inkweto zifunze indege yaso sinabikubwiye yabere umuntu kuntu yambaye ubundi ngiye kwera ukuntu mba iba yampenze turasoje reka tugere turasoje musigaye mufitanye ubushuti bwihariye na Furaha
Sibyo? ntabirenze Oya nyine. kandi Furaha nawe ni umuntu nkatwe nta nubwo twavugirana ntabwo nubwo ngiye kukubaza baza urangize ngo usubize ntabwo ndangiza okay Ndasoza. soza ndarangiza se soza reka mbaze nsoze hanyuma musigaye mufitanye ubushuti bwihariye na Furaha nabonye ko ari nawe ari muri bamwe babaherekeje ubushuti bwanyu n'iki kibwihishe inyuma n'iki ubugamba kwicara no kurimbura anyway Furaha the first ni umu content creator Kujya dukorana kidogo. twese muri Kenya icya kabiri ni umuntu nk'abandi kumva Kujya ntabwo dufite limite y'umuntu tugomba kuba ifite tugomba kuba inshuti niba yaraciye mu wasegege ntiyaciye mu YouTuber ni ukuvuga ngo Furaha yaciye kwa Gasegege ndakwica buretse wibeshye uri kumva Furaha ni umuntu nkatwe ikindi kandi kuba noneho baramuciye byatumye tumwegereza kurushaho twanze ko akomeza kwigunga n'iki ni umuntu nka nawe ngo amakosa yakoze twe tuyakora buri munsi yego amakosa Furaha yakoze rimwe tuyakora everyday so kuba twe bataraduciye ngo yatuze ngo ni ubuntu twagiriwe ariko ni umuntu nawe nk'abandi kandi ni umuntu wacu tugomba kuba turi kumwe buri munsi naho ubundi nta bushuti bwihariye reka mbaze ikibazo kimwe Dorone hanyuma dusoze Dore yigira hino bukema turikana twese turabaye tubaze kandi ikintu kiza gisa neza kiba kigaragarira amaso y'abantu nuko twagira ubumwe twagira waje bambaye informo yacu tukagira nyine ubumwe mu buryo bugaragara Yego ni ibi nyine ariko Furaha ubushuti bwawe na ba debut hari inkuru zimwe zijya zivugwa ko bagukoresha mu kugutuma uja gutukana akotuma Furaha nawe yabari kibice Furaha mutuma cyangwa mubuza no gutumika mutuma gute mubanze bareke dusoze mukagira imana Furaha hari amakuru amwe ajya avuga ko bano ba debut uri igikoresho cyabo cyiza mu gukoreshwa kugira ngo ubwire abo wibasira icyo ni kimwe icya kabiri uraza kutubwira ubushuti mufitanye muri iyi minsi cyane bwatumye utega private car urabahereka muri mandamana kakira wabyumvise byombi haleluya amen kuri uyu munsi tunejejwe no guherekeza abakirisitu bacu bo muri The Beauty murabibona kuko hano hariho inakidaho jamye hano hakaba hajyamye na dasayize rero murabibona ko na drone akaba hagati Simba wa Yuda mwenye haogopa kitu. Si yule ambaye anatushikanga na chochote. Ngamu tuabanga kaeloko moko tse. twatewe Lelo toza awa. urabujijisha nsubize bazanje bindi Lelo totiki batu baokende na harusi na Rwanda. oyaye natubwire nyine uyu munsi tunejejwe no guherekeza Madame Tergeragiye muri harusi cyane takirikiye teka ubu agiye muri confirmation apartema bwana ni ukuvuga ngo agiye kuba nyirinzu neza landlord urabahawe byemewe n'amategeko naho banyira kubwagaguze jero n'igitondo bakomeza nabo bahabwa ubukiyateka nuko turabakunda cyane kubera ko muri iki kibuga akanyagwa iyi speech niyo gukomeretsa ako mugakata guys bana babyeyi mugire urugendo rwiza Imana ibashitse amahoro ibindi byose imigisha ni yindi mwiteganyirije muzoyibona bye bye muze mbahobere bye bye nitawa misi sana sawa bombo klatina de Kwenda fata hejuru. urumva rero mana Iutano mani, iutano. Wanjye afite igikapu hano kitanyemerera kujya muri kamera. Ikira gikapu ntugishyire muri kamera pe. Cyacyakwine.
nako cyagaragara nk'ukuri kukibona ndakuriya mana nakubwiye kano kantu nakawe no mu Abdego abakobwa bari kumukina ibyo bigo byagiye kuyanta wenyine ni hehe ari dukorere Bro, you look, bro. uranyerera amana nyuma yawe tuzamva ko ndagukebura ukanga iki gikapu ni icyayo uyu mungu inshuti ya debuti muyishiremo nawe umva man siko nizana ubwo boro nkoreke nze minute gusa mureka dushyira ngaha abone gufata vlog niyo twakoresha muzi ko noneho mukoze nk'akaha murakana ko barabara habuze umuntu uzatwa ducunga ko gusa sibyo watwishuye aibe kuri ngo watwishuye wadu uhureze iminota 15 nigera wa mustopinga nategereje ute kwambara white nguko watekereje ibyo byazo gushyira man turashaka ko bigaragara ko turi ndege mani icyiza rega hano niyo mushaka ko hagaragara kuri airport hano mwerekere hano mwebe murebe hano twe turi hano bafate gutya ni hano niho bino byo byigaragaza airport sarana niyo bag yindi man tushyira muri niyo nshaka gufata hariya y'abanyamabyiyoka ire ntugire ikibazo muguma aho ngaho reka ndajyemo hagati kugira ngo nzajya mbaha tuno tuboro nta kintu girimo siko tangira Reba kino sound